Muneza Christophe cyangwa se uwo tuzi nka Christopher kabisa. Ni ku itariki 29 rero z'uyu mwaka nibwo Christopher yasohoraga indirimbo nziza, ni hit song imeze neza, akaba ari indirimbo yise Vore rero. Ngwiri joro ninjye nawe, hoya sinkumva iruhande, nshaka kubyina unyegereye. Iri joro ninjye nawe, kuko imisozi igihumbi nawe uhwanye nawe. Hello guys, kandi muzi ngo nashobora kuririmba wallahi hari ijwi ritashobora rero kuririmba, hari ijwi riba ryaravukiye kwasasa amakuru cyangwa se kuvuga gusa. Ndabashimiye cyane rero abantu mukomeze gukurikirana Advert Group Rwanda, abari mu gihugu ndani out of country. Reka mbasuhuze mbabwire ngo shout out, ndabakunda cyane, nkunda kuntu mudukurikirana, nkunda kuntu mubana nanjye mukanyereka ko munshyigikiye. Thank you very much. Na hatara tuzahagera n'izindi channel zose zagiye zitangira ziri hasi cyane. Uyu munsi rero ndashaka kwigarukira kuri amakuru yacu y'imyidagaduro nkuko nsanzwe nyabagezaho, nkabahereza update kabisa zirimo zigenda zivugwa hirya no hino. Nta kindi kiri kugarukaho ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ni Muneza Christophe cyangwa se uwo tuzi nka Christopher kabisa. Ni ku itariki 29 rero z'uyu mwaka nibwo Christopher yasohoraga indirimbo nziza, ni hit song imeze neza, akaba ari indirimbo yise Vore rero. Iyi ndirimbo yayitangajeho byinshi ubwo yabibwiraga itangazamakuru rigiye ritandukanye. Christopher yagerageje kwerekana inkomoko iyi ndirimbo ishobora kuba yaraturutse, cyangwa se ahantu ishobora kuba yaraturutse. Ahasesengurira abanyamakuru arababwira bati ariko iyi ndirimbo nubwo ari iyanjye bwose, aka kantu mukumve, iyi ndirimbo nubwo ari iyanjye, ntago ariyo ndirimbo ngiye nifuzaga gusohora, siyo ndirimbo nashakaga. Iyi ndirimbo ni indirimbo ngewe ubwanjye nari nicaye iwacu rwose hakurya y'imipaka ahantu mbibutsa ko uyu ni umwe mu bahanzi bagiye no gukora ibitaramo kabisa mu gihugu cya Canada. Yari yicaye rero ngo afite home studio iwabo, arimo yicaye rwose arimo aracuranga akantu. Uwitwa Element rwose, umwe mu basitari tuzi hano iwacu bakomeye cyane mu bintu bijyanye no gutunganya amajwi y'indirimbo, umuhanga ukomoka muri 1.55 AM, akaba ari n'umuhanzi ukomeye, yaraturirimbiye Kashe, yagiye turirimbiye indirimbo nka Food Tour ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ari gutegura n'imishinga myinshi igiye itandukanye tutazi ari gutegura. Agera kwa Christopher, asanga Christopher arimo aricurangira nk'ijwi ry'umuproducer, nako nk'amatwi y'umuproducer, aba yumvisha indirimbo ni hatari. Akimara kumva iyo ndirimbo rero ari nziza, yari ari kumwe na Sean Breeze nawe kabisa aravuga ati iyi ndirimbo Christopher ndashaka tuyikore, ayo ndirimbo izaba imeze fresh sana. Igitekerezo cyo gukora iyo ndirimbo yitwa Vore baba bagitangiye batyo. Christopher nawe ahita avuga ati okay, nta kibazo, nimba munshimiye, muri abantu banjye, muri abantu bareba umuziki, ni mwebwe muzi umuziki cyane bitewe nuko murawukora, muri bamwe mu ba expert tuziranye. Aravuga ati okay, reka tuyikore iyi ndirimbo rero. Ikindi kintu cy'ino ndirimbo wamenya, ni indirimbo bavuga ko byanga bikunda indirimbo ishobora kuba yarateguwe igihe kingana n'umunsi umwe, amajwi yayo yakozwe umunsi umwe, irarirangiye. Murumva ibi bintu ni ibintu bimeze fresh sana. Noneho Christopher avuga ko kandi amashusho y'iyi ndirimbo yaba yarakozwe na murumuna wa Christopher usanzwe n'ubundi ujya umwunganira mu bintu bijyanye no gukora amashusho. Iyo ndirimbo rero niho igitekerezo cyaje guturuka. Christopher ahita akora iyo ndirimbo, amaje kuyikora yayishyize hanze uyu munsi ku itariki 29. Ariko si icyo gusa, bitewe nuko uno muhanzi we aba yifitiye utuntu twe, afite n'ukuntu akora. Ni igihe kimaze kinini, hafi imyaka n'imyaniko Christopher adasohora, kandi murabizi ko asohora uturirimbo duke akagasohora, ariko kakaza kagafata hiti. Turabizi cyane, yagiye akora indirimbo nziza cyane Christopher. Natangiye ndi kwiririmba ndarenze.
noneho ikindi kintu, Christopher ni umwe mu bahanzi bagiye gukorera ibitaramo nk'uko nabibabwiye mu gihugu cya Canada. Rero nk'abanyarwanda mu mwitege, kandi mwitege ko agiye no kudushyira hanze indi ndirimbo. Nyuma y'iyi ndirimbo Vol, Christopher dufitiye undi muzigo mushyashya. Rero abantu mutari mubizi n'abantu mumukunda munamukurikirana ku social media, mugerageza mujye musoma murebe kuntu Christopher ari kugenda ategura shows zigiye zitandukanye. N'umuhanzi cyane ubifatanya na business, n'umuhanzi njye navuga ko Christopher n'umuhanzi utandukanye n'abandi bitewe n'ukuntu we imiziki ye ayitwara, cyangwa se afite uburyo bwe bwihariye bwo gutwaramo ingoma ze, bw'ukuntu asohoramo imihimbire n'imyandikire ndetse n'amabiti byose uba wumva ko ni ibintu aba yafatiye umwanya agategura. Reka Christopher tumutandukanye na Juno Kizigenza ubyuka uyu munsi wa none akaba ari muri studio, akava muri studio yakoze indirimbo 5 akazisohora, nubwo ziza zikajya hita ariko ni nawe ni uburyo bwe afite bwo gusohora indirimbo. Buri muhanzi rero agira uburyo bwe butandukanye bwo gusohora indirimbo. Niyo mpamvu na Christopher ni umwe mu bantu bisohora uturirimbo dukeya tumeze neza, tuza tukajya hiti abantu bose tukabakoramo akazi. Icyo kintu mujye mucyumva kabisa, ni ibintu byiza cyane. Rero Tofa Muneza indirimbo ye ugereyo uyirebe kabisa, ni indirimbo yitwa Vol, akaba ari indirimbo nziza yakoranye ubuhanga, ni Element wayikoze, amashusho akorwa na murumuna we nabibabwiye. Ikintu rero nta kindi ngira ngo nkwibwirire aya makuru kujya ubuyamenye, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu by'agaciro, ni n'ibintu nifuza ko wajya uhora ukurikirana ibiganiro byacu paka ubirangije. Nta kindi nkwisabira, ndi kukwisabira ubufasha bwonyine kuri channel yacu, nta kindi kintu nkwisabira. Kora like, subscribe ndetse na comment, then urebe munsi harimo nimero muri description, unyandikire ungire ikintu umbwira. Ndi kubategurira ibintu byiza cyane nk'abanyarwanda. Narababwiye n'izindi channel zagiye zitangira ari ntoya, n'izindi channel zagiye ziza gake gake zigenda zisukuma. Bishatse kuvuga ngo hari igihe kizajya none tukajya tubahereza noneho entertainment iri full imeze neza. Ubundi muri entertainment udafite amakuru ntuvuga, ariko iyo ufite amakuru uravuga, iyo wagerageje gushakisha uravuga kabisa. Niyo mpamvu babwira ngo njyewe sinzahagarara gushakisha. Icyo cyo ndakikubwira ndanakikwizeje, amakuru uzakomeza kujya ugenda uyumva ku ruhande, hirya hino imbere hose amakuru ya AD Group mu bijyanye na entertainment. Murabizi ko mbakunda. Thank you so much, tubonane mu kindi kiganiro kimeze neza cyane.